Kwisi ko muri munsi ya sheri wanjye meze munsi ya sheri wawe ni iki mutumva sheri wanjye nyine nta sheri wawe uri hano nawe uhari wabuze icyo umara sheri wanjye utitaba telefone Gwe murifashe muraje namuri kugama imvura ngo muje gukorera umugabo wawe ahaye sundori cyangwa uri umuzamu uri umukozi uri umugore muri urugo ubundi uri iki kimwe abandi cyose birakureba ko bitandibase nasanze wicajwe hariya aho wabaye umugore mu rugo ni wansanze hano se nyine kugusanga ngasese nuko wabaye umugore ariko wansanze hano Sundwe arimo karagera icazwa hano wongera se birakureba icazwa odi wari wabaye nk'umugore icara bata ubundi indaya niya
ayiwe ntabwo ari igihe waruje kureba oya ibintu bikuzanye ngiye kubigukorera neza mu rwego rushimishije cahanga. A few moments later. A few moments later. Zana ese ko ndeba wowe cyane cyo telefone cyari ikikuzanye ntabwo kizi ntabwo ari uje kureba vuga. Ibi bipantaro vuba cyane igira hino kuramo muri bindi utaruzi vuba kuramo uhereye kuri icyo gitambaro ntabwo ukozeho. Mubone hariya ku buriri iki gipantaro ukuramo jya hariya ku ruhande hirya hariya. A few moments later. Komeza ukuremo se. Oya. Nige waje kureba. Ntabwo ari wowe naje kureba. Ntabwo oya ntabwo ari wowe naje kureba. Ntabwo ari wowe. Ryama neza, ryama neza. A few moments later. Mu izina rya Yesu. Uvuye he ka abantu bambiye kare baje hano? Njyewe Wowe. Hanyuma kiriya gisaza kirara mu cyumba kiri gukora iki? Igisaza. Wanjye kigende cyo kunyerera. Igisaza.